nkuzaniye noneho indi diet y'iminsi 30 iri bugufashe kugabanya ibinure byo kunda, ibiro by'umubiri wose, ibicece, ibinyenyanza, ibipfupfu, ibinure byo kuri nyashi, byo ku maguru, ku maboko, byose iragufasha kubigabanya. Iyo noneho ni diet yoroshye kuko irasobanutse neza, ndakubwira isaha nyasaha uri burireho, kuko nkuko muri diet twakoze ya mbere y'iminsi 14 hari abansabye ko najya mbabwira isaha, ubu noneho isaha nayo irimo. Abantu bose bayikoze bakabona ibisubizo rwose mwongere mwishime, mwihe rwose, mwihe amashyi kuko mwakoze igikorwa gikomeye. Iyi diet rero niyo nzanye ku bantu bose iy'iminsi 14 yagoye cyangwa se babonye idasobanutse neza, kuko iyi ngiyi irasobanuye umurongo ku murongo, icyo uri bufate, amasaha uri burireho n'ibindi uri bukore. Rero niba wifuza kugabanya ibiro, wifuza gusohora imyanda yo mu mubiri, kugira ubuzima bwiza, iyi diet ni yawe. Ndagushimiye rero we waje kuri Aduhire channel. Iyi ni channel tuvuga ibijyanye n'ubuzima bwiza, cyane cyane tukibanda kongera ibiro, kugabanya ibiro, ndetse tutibagiwe no gusohora imyanda yo mu mubiri, kuko iyo dusohora ibinure hari n'imyanda isohoka. Rero karibu, reka turebe iyo diet y'iminsi 30 ibintu tuzakora. Mbere na mbere hari ibintu tuzifashisha muri iyi diet. Tuzifashisha ikintu bita umunyu munini wo mu nyanja, wa munyu uba ukomeye umeze nk'ibibuye, turi abana twajya tuwita ngo ni umunyu w'ibibuye. Uwo munyu turi bukoreshe muri iyi diet, ikiri budufashe nuko uri bugende ugastabiriza insuline yacu, ugashyira insuline ku rugero rwiza. Kandi ikindi udufasha nuko igihe umuntu yumva ashonje ashaka kuryagagura, uyu munyu uri bugende ukamufasha uko kuryagagura umuntu ashaka ukabijyana. Uwo munyu nicyo uri budufashe mbere yo gutangira iyi diet, mbere yo gutangira iyi minsi 30, ubanze ugende ujye ahantu bacuruza uwo munyu uwugure. Bakunze kuwucururiza, abatahazi, mu magaze, mu mashopu y'abagorozi hariya mu mujyi, cyangwa se n'ahandi hantu mu mabutike. Muze gushakisha uwo munyu ube uwufite. Ikindi kintu turi bukoreshe muri iyi diet y'iminsi 30 nuko twiha iminota 15 uko tumaze kurya, tukajya tugenda n'amaguru. Ni ukugenda gusa, ntago ari ukwirukanka nshuti yanjye, kuko kwirukanka uhaze, umuntu amaze kurya ntago yabishobora. Numara kurya uze gufata iminota mike cyane, wihe iminota, kuko urabikwiriye pe, ukwiriye iyo iminota 15 kugira ngo ufashe digestion yawe kugenda neza. Kandi muri icyo gihe urangije kurya ugahita ugenda, bya biryo wariye umubiri uhita ubikoresha, nimba hari ibyo ugomba gusohora bigasohoka. Noneho mu masaha utari kurya, umubiri ukaba usigaranye za ngufu zindi zo mu binure, ukaba arizo ukoresha. Ubwo rero nibyo bintu bibiri, uwo munyu wo mu nyanja n'iyo minota 15. Noneho rero muri iyi diet nanone, nkuko turi abakunzi kuri iyi channel ya Aduhire ya intermittent fasting, turi bukoreshe nanone intermittent fasting. Uretse ko noneho amasaha yo kuriraho araba ari amasaha ya saa 6 na saa 12. Ahangaha turarira ifunguro rya mbere saa 6, ifunguro rya kabiri saa 12. Hagati ya mu gitondo ubyutse kugera saa 5 usangaye nta kintu uri bufate
uri bufatemo byonyine cya kintu twavuze haruguru ni amazi arimo umunyu. Ayo mazi y'umunyu niyo uri bufate kugira ngo utaza kugira inzara, utaza kumva ushaka kuryagagura. Rero uraza gufata icupa rya litiro ushyiremo akayiko k'uwo munyu, ucuguse byivange neza, noneho mu gitondo nubyuka unywe igikombe cyuzuye cy'inusu, cyangwa se ujye usoma gake gakeya bitewe n'inyota ufite. Ubwo mu gitondo ushobora kandi, nimba uri umukunzi wa kofi nta kibazo, wayifata wayinywa, wanywa amazi asanzwe atarimo umunyu nta kibazo, ariko ntago wanywa ngo icyayi kirimo amajyani, mukaru irimo isukari, nta kintu yakumarira, ahubwo yaba igiye kukongerera ibiro. Ubwo nubyuka n'ayo mazi uri bufate saa sita. Rero nshuti yanjye, nihagera ufate isahani wuzuze ibiryo urye ugubwe neza. Isahani yuzuye, n'urugero ushaka gushyiraho inyama, kuko muri iyi minsi 30 turibanda turafata karori nkeya, turarya ibiryo bifite karori nkeya, kandi turibanda ku bintu bifite carbs nkeya. Ushobora gufata inyama, ugafata isahani yuzuye rwose, salade agasahani gatoya, ugashyiraho igice cya voka cyangwa se na voka yose nimba uyishoboye ukayirya. Ibyo bikaba ari byo biryo byawe bya saa sita. Waba ufite urubuto rutoya ukarurya, ntabwo ushyizeho, ntushyireho ibintu nk'ibirayi, umuceri, ibyo ukabyihorera ukaza kubikoresha ku ifunguro rya nimugoroba. Ubwo iryo ni ryo funguro ryawe rya saa sita. Inyama, hagiyeho salade igice cy'isahani, hagiyeho avoka igice cyangwa se avoka yose, bitewe n'uko wumva ushaka kumererwa mu mubiri, kuko avoka ari nziza, igira ibinure byiza, kandi iraza gutuma utumva ushonje amasaha yo kurya ataragera. Noneho numara kurya uhite ufata ya minota yawe 15, isahani yawe irangije, ugende rwose utembere iyo minota uyihe, kugira ngo ufashe umubiri digestion kugenda neza, noneho n'ibinure n'umubiri ubutwika ibyo bintu wari umaze kurya. Ubwo uraza kugeza saa 12 nta kindi kintu urarya uretse kugisoma ku mazi asanzwe no kuri ya mazi arimo umunyu, kugira ngo utaza gushaka kuryagagura. Ubwo saa 12 nihagera, nanone uriha indi sahani imeze neza, uririnda kuri iyo sahani nanone ibintu bifite carbs nyinshi. Muzi ko ibintu bifite carbs nyinshi tubisanga mu bintu byakorewe mu ruganda byose. N'urugero, nimba ari umugati wakorewe mu ruganda urimo isukari nyinshi, harimo ifarini, uwo mugati urimo isukari, urimo ifarini, ntabwo uri buwufate. Uririnda kandi, n'urugero, ibintu by'amasukari, ibintu by'amaji, ibintu by'amafanta, ibyo urabyirinda. N'urugero, isahani yawe ya nijoro ishobora kuba iriho ibishyimbo, iriho dodo, iriho ibirayi, ariko ibirayi bikaba bikeya, kuko ibirayi bitanga imbaraga nyinshi, birimo carbs nyinshi ugereranyije n'ibyo bindi. Ubwo hariho ibishyimbo, dodo, ibyo birayi, unyweye icyo cyayi cyawe cya mukaru kitarimo isukari, urariye rwose, urahaga, isahani imeze neza. Harimo amavuta, ukarangisha amavuta atari yayandi dutekesha ifiriti, amavuta arimo ibinure byiza. Niyo warya ibishyimbo bitogosheje ubikunda, byaba akarusho. Ubwo urumva isahani yawe iraba imeze neza. Ariko nshuti yanjye, nongere mbisubiremo, wirinde ibintu birimo carbs nyinshi cyane. Wirinde ibiryo utitekeye, bya biryo n'urugero bya fast food, uraza kubyirinda ku ifunguro ryawe rya nijoro, yewe n'irya saa sita. Uraza kurya ibiryo witekeye, kugira ngo ukontrole, urebe amavuta arimo, urebe ko nta sukari irimo, urebe ko atari carbs nyinshi, mbega urakontrola ibiryo byawe. Ubwo nuko ifunguro ryawe rya nijoro riri buze kugenda. Numara kurya ifunguro rya nijoro, nabwo urongera
ugende ya minota 15. Saa 12 haraba hakiri kare, yenda tuvuge ko urangije kurya saa moya, urongera ugende ya minota 15, ubundi nyuma yo kugenda ugaruke mu rugo. Noneho ubwo haraba hakurikiyeho kujya kuryama ntabwo uhita ujya mu buriri ako kanya, ahubwo urarindira amasaha byibura 3 kugira ngo ujye kuryama. Nimba warangije kurya saa moya ukagenda iminota 15, ubwo ni saa moya na 15, urabara saa 2:15, saa 3:15, saa 4:15 abe ari bwo kare ujya mu buriri. Urumva ayo masaha 3 nujya mu buriri urajya kuryama igifu cyawe kimeze nkaho ibiryo cyabigabanyije, umeze nkaho ushonje. Noneho ninjoro uryamye umubiri uraza gusohora, gukoresha imbaraga zo muri bya biro, bya binure ushaka gutakaza. Na mu gitondo nanone nubyuka urongera ubigenze kwa kundi, unywe amazi arimo umunyu, ntago uri bugire inzara, nta kintu uri bube, rwose akazi kawe uragakora neza. Noneho ikindi cy'akarusho, ngo tuzi ko umuntu yashonje atabasha gukora akazi ke, ariko ibyo ntago ari byo, kuko umuntu iyo afite inzara n'ubwonko bwe, iyo yiyirije ubusa amaze amasaha menshi atarya, ubwonko bwawe bubasha gukora neza, utekereza neza, stress iragenda, bya bintu, ya mishinga watekerezaga wari warabuze imbaraga zo kwikora, ugira imbaraga pe. Ntago umuntu iyo atariye afite inzara, umubiri we nta biryo birimo, ntago abura imbaraga, kereka nyine yaramaze iminsi myinshi cyane atarya. Ariko ubwo nimba uhereye ninjoro uryamye ukazarya saa 6, uwo munsi ayo masaha ya mbere ya saa 6 nibwo mu kazi kawe uri bukore ibintu ukagira umusaruro mwinshi, nibwo utekereza neza imishinga yayindi yari yananiranye, nibwo uri buyikore neza. Rero nizere ko uri bugerageze, utubwire muri comment nimba ugiye gutangira, tubwire ngo ngiye gutangira rwose, ngiye kugira courage, ntangire iyo minsi 15. Ndagushimiye rero kuba wabanye nanjye, ushyireho like kuri iyi video, comment nushaka kuyishyiraho hari icyo ubaza, igitekerezo, karibu. Iyi channel ni yanjye ni yawe, kuko turafatanya kugira ngo twese tubashe kugira ubuzima bwiza. Naho utaha, bye.